ni hafi n'amatipu yiyongereyeho shaka mugabo warakize bose nk'iyi nyogosho kumukubita yitwa ngo iki iyi ngiyi ngenda muhindura ariko ubu nta karetushe ndi kumukorera nawe urayibona kabisa kofizo nabonye ejo bundi umusoma ku itama kandi mbere wari warambwiye ko gusoma abakobwa ari ikintu cya mbere kikugora umusoma wiyumva gute numvaga ari ibintu bisanzwe ntabwo wari ufite ntabwo nari mfite ese yakugati no nsoma ka centre ibintu byari fresh ubwo raje ndakomeye ubwo raje nakuze nyine byari ibintu bisanzwe ntabwo ari ibintu byatari gitera igikumwe ujye gutera igikumwe waguze umurima se mbese ubwo se naba muri iriya nzu nta makuru ufite ugiye kurongora vuba nga so nuvuga ngo igitekerezo cyo kuvuga ngo mukore mariage wakigize ni wowe bwa mbere cyangwa nura mukobwa wakigize nura mukobwa nawe wabigize niwe wabizanye arambwira ati ashaka ko agomba gusubira iriya biciyemo kugira ngo abone ko ndi seriye ko ibyo ndimo ari ukuri mu masegonda 20 meza cyane kabisa nayahe kinambwira ndamukunda kandi ari nakunze Shangazi so yifasha ati mba nimba ari umuntu abyishimiye cyane niwe ubu kanye mundaje atangira ntesha umutwe byati ko muri hehe ko mutaza ati ko mutaza muri nimba ari umuntu abyishimiye cyane niwe one case beauty kubera iki cyo kubisubiramo one case beauty ngo 1k beauty 1k beauty okay nagire ngo bazika akantu kakunaniye baramvugira ngo ndabazi baramvugira ngo tout ce que je sais c'est que je sais que je ne sais rien tu connais français tu pas bon gars nta gifaransa yivugiye Adaciye boy P onika so nikisamba tora katoga sosa shinga fundi mashara project pisa sombre boy dano itambere rya muzika ya shop zinyarwanda y'uduhana ntayo kwasoza ari byaruguru majyepfo iburasirazuba irengerazuba this is P onika Suez 1k Hills Beauty twahagezanga kugira ngo tubahereze ibintu bihambaye ibintu bidasanzwe kabisa tubazaniye wa musaza ni mwese mwemera nta wundi bamwita Hugue twamenye ko ahangaha yaje muri salo kwiyogoshesha hari ibintu barimo gutegura bidasanzwe salon hayindi bayita Mazi salon iri hano Kicukiro centre kabisa ni salon imeze fresh barakogosha basaza ba Kofi n'umukobwa mwiza cyane undi kava umeze fresh ufite fresher nkizo cameraman wanje afite hariya cyane kabisa ngiye nazo mfite ndiyogoshesha nyuma yewe hari ibintu arimo gutegura bya hatari aho ka ndabizi turaba turabambere tujye kubamenyesha tujye kubatana turabambere kaza kubaryohera fresh muvuga muti umusaza wacu P ndetse na Criso de Kata na Code Lion nabambere kabisa yo bro shaka twatangira kabisa yama abona twageze yo Hugue viva bari biti mbona ngo mbekunda bino bintu mwamukora man none se ko twamenye makuru ko bibereye ahangaha ntabwo mbekunda bimeze bite se sawa biracamo yego turabona ibikogosha ahangaha yego Kofi bimeze bite ibikogosha byamamaresha ahangaha ubwo nakubaza impamvu mbere na mbere ubundi impamvu wahisemo Kofi ni iyi Kofi akora umuti arogosha neza fo niyo mogosha watari cyane Kofi uriyumva ute kubusurwa n'ibyamamaro kabyogosha waza Hugue maze igihe mwogosha ariko n'umukiriya mwiza ndishima cyane kuko yishyura neza kwafe ziramubera ni byiza cyane kuba nogosha Hugue ushobora kubona uko wamukogosha nk'iki cyamamare Hugue akavuga ati uriya nanga wicyogoshera yaje hano ukamwicira ukabisika mukutanga mu muciro ngo nangahe nakurogoye niba nibanga Hugue nibanga ko yambwira range hagati ya 5 n'10 hagati ni hagati aho ngaho Hugue naho gutunguye se bari urantunguye n'ukuri byatari fo niba icyo kibi cyo kumenya n'abanyamakuru nyine ntabwo mbimenyereye bino bintu umunsi dore nukuza nakuze kabisa ntahantu wancikira noneho cyakora cyo aho twamenye Mazi salon ko tuzi ko uyu muhungu wacu Kofi ahangaha muri aka gace n'umuntu uzi kogosha byatari ntabwo wamenye ute kugira uvi wanyu uze gutega uzi kwiyogoshera za hano ahangaha agakora umuti
akora umuti byataye 4. amakuru y'iminsi itema duherukana kera Amakuru ni meza, meze neza nta kibazo. bakomeye cyane Yeah. ariko ukuntu wambaye dusandare twiza abana Merci. hari amakuru rero mfite urumva niyo nzanye aha ngaha kugira ngo nze nkwibarize kabisa iby'ayo makuru adasanzwe. Nakubonye uri kumwe n'umuntu muri gukora interview ngo wabonye umu girlfriend kabisa, ndaje tubiganireho noneho. Ubundi ibyo bintu bimeze bite? Bimeze sawa. Nibyo koko sura mufite? Yego. Uriya mu girlfriend yitwa ngo iki ubundi? Ushaka mukubwira se? Ubura ntabwo gutwara yitwa Sonia. Sonia. Wakira ute kugira ngo uriya mukobwa avuge ati nje mu Rwanda hari amabogari menshi arenze byatari, avuga ati none yige ngiye nishakira? Nanjye byarantunguye kuba naraje. Byari umuntu uyu murebye then yabonye aho nari imbere narabihinduye, nantike umusore ushima Imana. Nabonye ejo bundi umusoma ku itama kandi imbere wari warambwiye ko gusoma abakobwa ari ikintu cya mbere kikugora. Umusoma wiyumva gute? Numvaga ari ibintu bisanzwe. Ntabwo wari ufite? Ntabwo nari mfite. Usiye kugira ati nsoma ka centre ibintu fresh ubwo raje ndakomeye. So nuvuga ngo igitekerezo cyo kuvuga ngo mukore mariage wakigize ni wowe bwa mbere cyangwa nura mukobwa wakigize? Nura mukobwa nabigize. Niwe wabizanye. Arambwira ati ashaka agomba gusubira iriya biciyemo kugira ngo abone ko ndi seriye ko byo ndimo ari ukuri. Tarakubwira ngo ati aramukangiye gufata ku ibendera ariko burya ugiye gufata ku ibendera ugiye kurahira se bakugize umudepite? Oya. Nyine nsobanura neza impamvu ugiye gufata ku ibendera. Hari afata ku ibendera bagiye gusezerana muri mariage, hari bagiye kurahirira inshingano babahaye. Wowe ni iki ugiye gukora muri ibyo ngibyo? Gitera igikumwe. Ugiye gutera igikumwe? Waguze umurima se? Amfa mbese ubwo se naba muri iriya nzu nta makuru ufite. Ugiye kurongora vuba vanga kugira byose byarangiye ariko azagaruka nyuma. Okay, so nuvuga ngo mariage yo mu murenge mwayipanze uyu munsi cyangwa n'indi tariki? So numvaga twapanze tuvuga ko tugomba kubikora uyu munsi, niyo mu kanya nakwanze. Ubu tuvugana turi saa 6:24. Twapanze saa 9. Saa 9 nibwo bakora mariage. Murenge. Merci. Uyu kintu bavuga bari muri mariage ibintu bavuga. Umva batwigishije ibintu birenze birenze. Ijambo wumva ari uravuga kabisa kavuga uti noneho mbaye umugabo niriye. Ni byinshi mana ntabwo ntibyibuka byinshi. Ngo nzakubera umugore mu bibi n'ibyiza nako umugabo ibyo byakunaniye. Ibyo ni ibintu bisanzwe kuba n'ubundi babiguha ugasoma ariko barakwigisha, hari ibyo babanza kubigisha mbere yuko musezerana mu murenge. Okay. Ugiye gukora mariage ni ibintu byatunguye bigiye gutungura abantu. Mariage civile tugiye gukora. Mariage civile. Waba uteganya no kuyikora mu rusengero? Yego. Mu rusengero uteganya ryari kujya tuzaze kuvumba? Oya. Ntabwo muzaza kuvumba, tuzabatumira, tuzaba invitation. Invitation kabisa. Yego. Okay. So nuvuga ngo igitekerezo cyo kuvuga ngo mukore mariage wakigize ni wowe bwa mbere cyangwa nura mukobwa wakigize? Nura mukobwa nabigize. Niwe wabizanye. Arambwira ati ashaka agomba gusubira iriya biciyemo kugira ngo abone ko ndi seriye ko byo ndimo ari ukuri. So ubwo bivuze ko akenshi turabizi umuntu akoze mariage n'umuntu wo hanze aho azajya no hanze yashobora kujya hanze. Nibyo ngibyo biri mu mipango? Birimo ariko ntago deni birazamo cyane kuko we arashaka ko ubundi we ashaka ko tuzajyana tuzasubirana muri Canada. Ariko ntago visa ziraboneka ko ziratinda kuboneka. We azabanza agende. Azabanza ajya muri Canada deni wowe umusangayo nyuma? Nzamusangayo. Ubwo se ntushobora kuzasigara ukamuca inyuma cyangwa uzirinda? Jewe nkunze umuntu ntago njye muca inyuma. Yego. Ubu byarangiye kabisa. Okay. So hari ikintu rero nshobora kwibaza nk'ubu ngiye ndi kuvugana Hugue. Ufite inshuti nyinshi zitandukanye, hari ba Johnny, hari abandi. Iyo bumvise ugiye gukora mariage bakubwiye ngo iki?
so nyine barabyishimiye nk'abantu twahoze mu kibuga kimwe kera ariko deni navuga ko ari ibintu biri easy cyane kuba narababwiye ko ngiye gukora mariage civile. Shangazi so yifasha ati mba nimba ari umuntu abyishimiye cyane niwe ubu kanya mundaje atangira ntesha umutwe byati ko muri hehe ko mutaza ati ko mutaza muri nimba ari umuntu abyishimiye cyane niwe. So turakomeje cyane nkwibariza uyu munsi nawe nakubwiye ko nakuziye uvuga ngo mukoze mariage civile mugiye kuyikorana ko mwumvikanye uriya mukobwa hari inshuti afite nawe cyangwa se nawe mu muryango we ya ni ukuvuga ngo mugiye gukora iyo mariage civile umukobwa afite famille ye afite inshuti ze mbere na mbere hari ukuvuga ati wenda ashobora kuba kwa kundi mwakoze interview avuga ati ndagukunda tukajyana crash isanzwe one bigeze ku rwego rwo kuvuga ngo mugiye gukora mariage umuryango wabyakira ute kuvuga uti wowe uhitemo no gutereta umukobwa barabyishimiye cyane n'abantu nabo bavuga ati ndaba ari byiza mubanye nanjye umuryango wanjye warabyishimiye babizi ko turi muri kino gihe cya covid nta ni bake ntabwo ari benshi bagomba kuza. mu muco nyarwanda ubundi baravuga ngo hari n'indirimbo Buterano wese yaririmbye ko kuvuga ngo umukobwa agiye gutereta umuhungu biragorana ntabwo umugore wawe ashobora kuba muto akaba ati wishe umuco nyarwanda ujya gutereta umuhungu nta bitutsi ajya yakira. Ibitutsi byo ntibyabura abanyarwanda burya bagira karagiteri zabo zitandukanye n'iz'abandi ariko abenshi barabyishimiye cyane. So agize initiative uvuga ati njya gutereta ige arakwegereye umutoma yaguteye ukagufatisha ukavuga uti nguyemo kabisa umukobwa niwe tugomba kujyana noneho no mu murenge tugasezerana n'ubuhe. So ntago ari umutoma muremure cyane biri no kubyigaho twabyizeho turi babiri ukoramo neza cyane ari byinshi ajambo rimwe yibuka ijambo yambwiye ntabwo nabanje ngiye kwishyira kwa rubanda burya ntabwo nishyize kwa rubanda. So none nk'ubu ngubu weho ngusabye nti gira ikintu mbere yuko kubura amasaha make kugira ngo mujye mu murenge mukore mariage civile ikintu wabwira uriya mukobwa mukundana nk'amagambo y'urukundo mu masegonda 20 meza cyane kabisa ni ayahe? Ikintu namubwira ndamukunda kandi ari nakunze afite nkunda ukuntu ubwo guri guha umuntu niyo ariko nzi ko ari ibiryo n'inzoga navuga afite umubiri navuga nishimiye n'umuntu usanzwe umuntu uraho umuntu utuje uciye bugufi ugira ikinyabupfura icyo namukundiye umuntu wubaha kandi nakunze n'ukuntu yakunze umuryango wanjye kabisa icyo mukuriye cyane. Turabizi mu Rwanda muri iyi minsi cyangwa se mu basore twese ko duteye ibyo gusezerana n'umukobwa gukora mariage civile cyangwa se mariage runaka icyo bita gufata avance warayifashe isoni nyine yibwirire tu oya ibyo ni ibanga ryanjye ni ibanga riri kuba utarakoze akantu cyane ubwo nturashinga n'ivito ivise kurishinga se ko ari ibintu bisanzwe hari umunsi umuntu adashinga ivise buri munsi buri munsi uhora ubishinga kuri we ubwo ubundi si avance si iyo ngiyo bisa nkabyo. So then ubu hasigaye amasaha 3 kugira ngo mujye mu murenge wowe ubwawe nubwo bisa nk'umuntu ugiye kubigarukaho gake uriyumva ute ige twamenye mu bihe bitandukanye agukereza aho murana ntacyo turanagutegera n'indege amafaranga arahari uriyumva ute kuba hari intambwe wavuyemo cyangwa se hari ubuzima wavuyemo ko wari umeze imbere none ukaba ugeze mu rundi rwego noneho ukaba ugenda kuzana umugore ukaba wanabyara? Ndumva ameze neza nta kibazo burya umuntu yavuye mu kintu kimwe akajya mu kindi hari impinduka irimo kandi iyo umuntu ahindutse agomba guhindukana byose. Nibyo ngibyo. Reka tube tuvuye kuri mariage yawe civile mugiye gukora akanya tugiye ku bindi bintu ho gake muri interview mwakoze
mwari muri ku nzu ihenze cyane uvuga ko hari umuntu w'umugiraneza wo hanze wayikuzanyemo akavuga ati reka nyigukodeshereze. Ese niba atari ibangano uriya mukobwa? Oya ntabwo ari we. Ntabwo ari we? Kuko yaje hansanga uriya. Yaje agusanga koko. So ni umuhungu wayigukodesheje cyangwa ni umukobwa? N'umupapa. Umupapa. Ntabwo aba no mu Rwanda bahanze. Umupapa urukundo agufitiye ni urukundo rusanzwe cyangwa se ni urukundo ruri ni deep? Ni ukuvuga ngo uriya mupapa yumvishe interview nakoze arambwira ati aravuga ati uko yaravuze ngo ngana nk'umwana we w'imfura, reka nanjye mufashe icyo namuremera muhindurira ubuzima. Si ubuzima bwose ahinduye ariko umuntu wigonze akakodesha imyaka 3 ni myinshi. Okay. So iyo myaka 3 rero muri Kigali muri ranzu nabonye ni inzu ihenze cyane, bitabaye ibanga wayikodesheje ibihumbi bingahe cyangwa se miliyoni zingahe? Ngo nabangiye kuvuga ko ngiye gushyira ibintu byanjye byose hanze. Ushaka wanavuga uti jewe ntabwo ari menshi se kandi si na make. Reka nkubaze noneho, ni muri range y'amafaranga yawe? Range ari utugari hari hagati yo mu 100 no muri 200 ku kwezi? Okay. So kiriya kizu kingana kuri icyo mo wenyine? Mbamo na mubyara wanjye umwe, ariko muri no minsi nawe hari yaratashye araho yagiye muri business yagiyemo yindi, ariko ubusanzwe nebagamo jyenyine n'umukozi. Sigafite abagabo basigaye barakize. Sigafite n'umukozi gutegura ibintu byose? Yego. Nk'ikintu gutegura ukumva ukavuga uti umukozi namugiza nk'umushahara ni ikihe? Ibiryo? Ko nkunda kurya ngiye buriya nikundira kwirira. Ukunda kurya cyane? Umugore wawe yakubwiye ko ikintu uzajya umutekera muri kumwe n'ikihe cyane akunda? Akunda indyo kinyarwanda. Bihaza n'ibitoki n'ibizakora n'imyumbati? Akunda imvange. Imvange? Umugore wawe kadasanzwe? Nanga akunda ibintu biri bizarre cyane, n'ibintu biri aho ngaho biri too much, bikeya gusa bya kinyarwanda. Bya kinyarwanda niyo yikundira aho ngaho? Yikundira n'amata. Amata? Okay. So nuvuga ngo utubwiye umugore wawe binakunda ni imvange n'amata, ariko noneho hari umuntu uvuze ati mbonye iyige bwa mbere ahangaha kuri Basumba TV One Hills Beauty, akavuga ati ubundi uwo mukobwa mwahuye mute, yagukunze ate, yakumenyeye he? So yamenyeye kuri social media. Yankunze abona naravuye muri gahunda ya kera nabagamo kera, abona sigenda umusoro ushima Imana. So agukunze ibyo gahunda yakiriye muri Canada, hari initiative yagize ku kwandikira? Ari hanze twaravuganye, yasabye nimero turahita tuvugana, turandikira na kuri WhatsApp. After nyuma nyine arambwira ashaka kuza mu Rwanda. Mukuza rero niko twabonanye, ahoraga ambwira ko ankunda. Ana propose arambwira ati ndashaka ko dukundana njye nawe. Ndavuga uti ndi ready, nubwo ataza ubwo ejo mwabonye twabishyize ku karubanda, ariko baje bankorera surprise. Ntabwo nari nzi ko ari inaha. Then nagiye kubona mbona nyine uriya munyamakuru barazana wanjye. Then biranandenga. Okay, so ubwo bivuze ko yakubwira ko azaza mu Rwanda ariko ntiyakubwiye itariki azaza, rero yaje nubwo ari nka surprise? Yari surprise. Ibintu byose byabaye surprise kuri wowe cyane. Okay. So kuvuga ngo umukobwa cyangwa se umuntu runaka agukundiye kuri social media akaba yabigupropose, icyo gihe aba hanze wumvaga ari urukundo ruzima cyangwa wumvaga ari bya bintu byo kubeshya abafana, ari nk'umufana wawe kubeshya? Oya, numvaga ari ibintu by'ukuri koko. Then burya umuntu yakubwije ukuri akatega indege akaza kureba. Kamenya musige mufitanye n'urukundo rudasanzwe. Telefone mbonye arimo Miss Bikoroze 12. Ahubwo mwari kuntimbira.
rero gutindira cyane ati turogesha gace dusigaje iminota nk'icumi cyangwa se iminota 5 nawe ni myinshi ahubwo ngomba kujya kwitegura kandi then ntimaze kubamo ni myinshi okay so reka dufate iminota 3 tuvuga ngo tumutwaye mano no kugira ngo ugende taguhamagara kenshi cyane akakuru ugasanga na gitifu yivumba yaragiye iyo uzi utinze hariya baguca amafaranga azondi ko wakize ntiwayishyura wewe gukira se gute gukira n'Imana n'umugisha ako n'umukire wayatanga ni make cyane bari make ariko burya baguca n'amande iyo utinze iyo bagwaye isaha ugomba kuyubahiriza okay so tumeze nk'abasoza ukuri wo inzoga uzumva ihenze bazafungura ku munsi wa mariage no yo mu rusengero izaba ari mu buhe bwoko ntabwo navuga ko ari inzoga kuko turibashye turabarakore twarakijijwe niyo bafungura fanta irahagije cyangwa se iza champagne za sans alcool tuzo kwenza butahara utabutaha akora natwe uzatuzanira oya dusaba Imana yuko bino bintu bigomba kuva mu nzira ya covid kuko azagaruka inama kwa munani hari business agiye gukora yihutirwa kugira ngo noneho nyuma azagaruke kwa munani okay so tugana ku musozo nsigaje ibibazo bibiri gusa ni iki kintu cya mbere wabwira abakunzi ba Hugue abakunzi bawe abakunzi bagufanya abafana n'abandi bakobwa bari ko kwitereteshwa bose ikintu bababwira muri iyi minsi ntabwo abihangana rafashwe kandi abakunzi banjye ndabakunda ikintu cya mbere n'amasengesho niwe nyine dufashe nyuma masengesho kandi ndabakunda mbahoza ku mutima baranye basengera buri gihe cyose icyanyuma ni iki gifite ABC uransubiramo ngo 1K is beauty kubera iki cyo kubisubiramo 1K is beauty ngo 1K is beauty 1K is beauty okay ntagira ngo bazika akantu kakunaniye baramvugira ngo ndabazi baramvugira ngo tout ce que je sais c'est que je sais que je ne sais rien tu connais français tu pas bon mvuga nta gifaransa yivugiye ubwo ukuye akayikarenge utakubarira ikinyarwanda uramvugira ngo nishikibiri bibiri cyanyera bibiri mu mwaka kabiriki n'ikinyarwanda mvuga ni gike cyane uko akenshi nkunda kusha Swahili cyane Swahili nakupenda sana gote yes kwa mu Kiswahili wangu Hugue wakoze cyane namwe mwakoze abantu mwabuka iki kiganiro dusanze Hugue muri Saranga ari kwitegura mariage civile nura mukobwa mwiza cyane mwabonye nakubwo no umugore we tukabashimiye cyane yari 1K is beauty yari Basumba TV iterambere rya muzika nyarwanda Basumba TV Isumba bose TV wow yaman iterambere rya muzika nyarwanda showbiz nyarwanda ariyo dona ciao ciao still boy P on Kose nikisema kutoka Sashing Fundi Masha Project Isumba boy Dano